Reke tubasuhuze tubifurize igitondo cyiza, tubifurize umunsi mwiza, umunsi w'umugisha, umunsi w'amahirwe, umunsi wo kwakira, umunsi w'ubutsinzi mu izina rya Yesu. Twe turi Isengesho TV, uyu ni umuryango wa Gikristo, ariko tubagezaho amakuru agiye atandukanye kandi yabafasha kugira ngo musobanukirwe. Murabizi ko amakuru niyo ya mbere, ntibyoroshye ku Rwanda ruri kugambanirwa, nibyo tugiye kubagezaho n'uburyo mu by'ukuri bimeze cyane, ariko biri guterwa n'intambara iri hakurya mu baturanyi. Nibyo tugiye kubabwira uyu munsi, tubagezeho uko bimeze. Abari mu Rwanda rero, mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, mwese turabasuje, turabaramukije mu izina rya Yesu. Abari hanze y'igihugu mwese namwe mugubwe neza. Hanyuma dufite umwanya mutoya, nuko twifuje kubagezaho aya makuru kugira ngo muyamenye. Ni byiza amakuru kuba uyafite kandi yizewe, ni ingenzi. Ntacyo tujya dukora tutabanje gusenga, kuko tugira siroga ivuga ngo mbere na mbere Imana ni iya mbere mu buzima bwacu. Wowe sinzi uko bimeze, ariko kuri njye n'inshuti zanjye za hafi, Imana ni iya mbere. Narababwiye ngo nubyuka mu gitondo ukabona biremeye, ukazamura ukuboko bigakunda, ukajya mu kazi bigakunda, muri dushe bikemera, mbese ukaba uri umuntu uri gufonksiyona, ukorane, ujye uhereza Imana icyubahiro. Si uko hari icyo urusha abandi, ntacyo turusha abandi, ahubwo ni ubuntu, ni imbabazi Imana iba yatugira. Ayo mahirwe rero ntitwayapfusha ubusa. Ntabwo Imana idusaba byinshi, icyo idusaba ni ukuyubaha, tukayihesha icyubahiro, tukayishimira muri byose. Imana ibo mugisha. Munyemerere dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, so umwami wacu, turagushimiye, tugushimiye neza n'urukundo byawe, tugushimiye ko ugira neza, tugushimiye ko uri Imana y'amasezerano. Iyo uvuze biraba, n'iyo utegetse birakomera. Ngwino ubane na buri muntu wese, urwane intambara nyinshi z'iburyo n'iz'ibumoso, izigaragara n'izitagaragara, kandi ubane n'abantu bawe. Urinde n'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abaturanyi, twese turindire mu buntu bwawe, tubisabye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Hanyuma niba utarakora subscribe, akaba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kanda subscribe kandi inzogera, uzajya ubona notification uko dushyizeho ikiganiro. Ikindi, wewe wakoze subscribe, kanda like, twese tujye tubana neza kandi mu buryo bwiza. Turanabashimiye, Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Hanyuma rero ngo bimeze gute? Ntabwo turi butinde, aya makuru murayazi, ariko amashyi agenda aza umunsi ku wundi, rimwe na rimwe hari igihe muba mutayafite. Mu by'ukuri hano hakurya iwacu mu baturanyi, hano hakurya rwose hamaze igihe intambara ihanganishije umutwe wa 23 ndetse n'igisirikare cya FARDC cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero byagiye bigira ingaruka ku bihugu by'abaturanyi, harimo igihugu cy'u Burundi, aho igihugu cy'u Burundi cyagiye kwifatanya n'igihugu cya Kongo, FARDC, ingabo za Kongo. Ariko kandi si ibyo gusa, kuko muri izo ngabo za Kongo harimo n'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda, ndetse n'abaturage batigeze batozwa igisirikare biyise Wazalendo. Aba bose bakaba bahuriye ku mugambi umwe, Abarundi, ingabo za FARDC ndetse FDLR na Wazalendo bakaba bahuriye ku mugambi umwe wo gutsemba cyangwa wo kubiba ingengabitekerezo ku banyamurenge cyangwa ubwoko bw'abatutsi. Ibi rero byagiye bizana ibibazo, bituma umutwe wa 23 uhaguruka ufata intwaro kugira ngo urengere ubumuntu cyangwa urengere abantu babo, kugira ngo wirwaneho. Ibi rero ntabwo byageze ku banyekongo gusa, byageze no ku Rwanda, kuko urumva u Rwanda ni umuturanyi. Igihe cyose umuturanyi yagize ikibazo, nawe hari igihe kikugeraho, kuko uyu mutwe wa 23 abantu bagiye batandukanye bo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye bashinza u Rwanda ngo kuba ari rwo rufasha uyu mutwe wa 23. Bakavuga ko bagiye babaha intwaro mu bihe bigiye bitandukanye, bagiye babaha abasirikare mu bihe bigiye bitandukanye, ndetse bakavuga ko mu by'ukuri M23 AFC ngo iterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko ibi ngibi u Rwanda rwagiye rubihakana biciye muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'abandi bagenda babivuga, rugahakana ibi ngibi byose. Rero byaje kugenda gute? Byaje kuba aho impuguke za Loni
nayo ivuga ko ngo hari amatsinda y'abasirikare ngo u Rwanda rwohereje muri Kongo, ngo abiri ryohereza muri Kongo. Ni raporo bakora, ariko ibi ngibi byose mu by'ukuri akaba ari akagambane kari gukorerwa u Rwanda, kuko urebye neza uko abayobozi b'u Rwanda babisobanura, ukareba neza uko politike y'u Rwanda imeze, ntabwo wavuga ngo u Rwanda ngo nirwo ngo ruri mu gutera umutwe, ngo nirwo ruri mu gutera ngo inkunga ziriya nyeshyamba za M23. Urebesheje, njye sindi umunyepolitike, nta nubwo mu by'ukuri ibintu bya politike mbikurikirana cyane, ariko nkurikira ibyo abayobozi bavuga, nkumva n'uburyo bagenda babisobanura. Rero ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inshuro nyinshi, ibihe bigiye bitandukanye, bagenda bashyira ikibazo ku Rwanda, bakavuga ko u Rwanda ngo nirwo rubafasha, u Rwanda nirwo rwabateye, u Rwanda nirwo ruyobora ziriya ngabo mu bihe bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri ni uko nguko bakomeje kubivuga. Ejo rero nibwo iziriya mpuguke z'umuryango wa Loni zakoze icyo cyegeranyo kivuga ko mu by'ukuri ingabo z'u Rwanda zamaze koherezwa ngo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ibi byose akaba mu by'ukuri ukurikije ibiriho, ibivugwa n'uburyo bigenda bigaragara, ni ibinyoma. Twe rero impamvu tubagezeho aya makuru, ntabwo tuba tugira ngo tubabwire ibyiza by'u Rwanda cyangwa ibyiza by'undi, niyo twabivuga ariko ntacyo bitwaye, kuko ni igihugu cyacu, ntacyo byaba bitwaye. Ahubwo tubibagezaho kugira ngo dusenge Imana ishobore guhosha aya makimbirane, kuko amakimbirane ni mabi, amakimbirane yangiza byinshi, amakimbirane atuma mu by'ukuri havugwa ibintu byinshi, hakorwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So rero ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga mwebwe bakunzi b'Isengesho TV, murasabwa kugira ngo musenge Imana, mubwire Imana, Imana ihoshe uyu mwuka mubi uri muri kano karere mu by'ukuri, kuko intambara irica, intambara irangiza, intambara nta cyiza cyayo. Ni umutwaro tuba tubahaye kugira ngo musenge. Hanyuma rero tugasengera cyane. Bibiliya iravuga ngo mugirire bose, ariko cyane cyane bo mu nzu ya so. Niba u Rwanda rutangira gushyirwa mu majwi gutya, biba bikwiye ko turusengera, tukisengera, tugasengera abayobozi, tugasengera abantu bagiye batandukana, tugasengera n'abaturanyi, tugasengera kugira ngo amahoro ni ikintu cy'ingenzi. Kugira ngo amahoro ashobore kuboneka, hari abantu bayaharanira, hari abantu bayarwanira, hari abantu basaba kugira ngo amahoro mu by'ukuri aba yaboneka mu rwego rumwe cyangwa se urundi. Amahoro ni ikintu cy'ingenzi, amahoro ni ikintu buri muntu wese yakenera kugira ngo gahunda zose zibe zashobora kugenda neza. Hanyuma mugubwe neza bakunzi b'Isengesho TV, mugire umunsi mwiza, muhahe muronke, Imana ize mu ruhande rwanyu. Ndumva hari ibintu bitatu numva nshaka kubabwira mu kiganiro kiza gukurikira, mugitegereze. Ni ibintu byabafasha mu buzima kugira ngo